Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Mazi Miss TV, nizere ko mumeze neza cyane. Mu by'ukuri nabategura ikiganiro cyiza cyane ndetse n'amakuru yose arimo kuko ni ibintu bitangaje cyane. Reka mumfashe gusobanukirwa kino kibazo nk'abafana banjye, sibyo? Ese koko wowe witegereje neza Aisha umubona gute? Wibuka cya igihe avuga ko abahungu bo mu Rwanda bose ari amagweja. Mu by'ukuri icyatumye abivuga ni uko yavuze ko mu Rwanda nta musore n'umwe yakemera usibye uwo bita Cyomoro, umuhungu wa Kagame. Mu by'ukuri ndagira ngo dufatikanye mumbwire ese koko Aisha, njye niko mbibona, ariko Aisha ari ku rwego rwo kuba umukazana wa perezida? Yego wenda ashobora kuba we, ariko njyewe siko mbibona. Ese nawe niko ubibona? Uraza gutanga igitekerezo muri komenti uvuge niba koko Cyomoro ari mugenzi wa Aisha nk'uko Aisha abyivugira. Aisha we avuga ko nta wundi musore ashaka usibye Cyomoro, na n'iyi saha aracyabivuga. Ese koko nawe koko niko ubibona? Muri iriya minsi yavuze amagambo akomeye cyane, reka nyabasubiremo nyababwire kuko impamvu mba nyashizemo mukayumva, usibye ko naba nkoresha igihangano cy'abandi YouTube yakansaringa iyi YouTube yanyu ugasanga murayibuze. Mu by'ukuri Aisha yaravuze ngo icyo gihe yari kwa Irene, kwa Irene uriya munyamakuru, yaravuze ngo njyewe byashoboka bitashoboka ngombe nzabone Cyomoro abaye umugabo wanjye, cyangwa se basi tukamenyana, niyo ataba umugabo wanjye ariko tukamenyana. Uri kumva ko kantu aba yaravuze? Mu by'ukuri ibyo ari kwivugira byose njyewe nta na kimwe mpamya ko yazahura nacyo, ari ukumenyana cyangwa se kubana. Mu by'ukuri Cyomoro mu by'ukuri ni umusirikari ukomeye cyane bita CTU, wa musirikari icyegera cya perezida Paul Kagame. Mu by'ukuri uriya mutwe w'aba CTU mu by'ukuri ni abasirikari baba bashinzwe kurinda perezida Paul Kagame kugira ngo hatagira ikintu kimwangiza cyangwa se cyamubangamira. Mu by'ukuri kumubona biragoye, ndetse ese reka nze nkwibarize, niba tuyanya kuri umunota aka kantu kansubiza. Ese kuva wavuka, waba uri muri Kigali cyangwa se mu cyaro, wari wabona perezida agenda n'amaguru cyangwa se umwana we? None se bazahurira hehe? Kari icyo njye nibaza. Oya, bazahurira guys, rero tujye tuvuga ibindi dusubira ibindi. Ese koko hari ibintu bidashoboka pe? Buriya rwose guys, hari ibintu bidashoboka, njye ndacyabivuga. Ni nko kubona inka iri gukina umupira. Ibyo bintu wari wabibona? Ibi bintu Aisha rero yisetinzemo bizanamusaza. Ahubwo ibyiza ni uko yakundana n'abasore bandi, ariko umuhungu wa perezida bamwikuremo. Ese ko amakuru mfite, umuhungu wa perezida afite undi mukobwa w'inshuti ye, reka mubereke. Wamubonye? Yego, niba wamubonye ni byiza cyane. Uwo nguwo niwe w'inzozi ze. Ahubwo njyewe nabagira inama yo kwegera Aisha nk'abantu baziranye bagendana buri kanya. Ikintu mwamufasha ni uko mwamugira inama bati rero ikurire amaso rwose, iyambarire byanze, sibyo? Iyambarire byanze rwose, kuko ahangaha yaba ari guta umwanya w'ubusa, byazamusaza, ndetse ni ibintu bitanashoboka. Agerageje no kubitangaza none akabishyira mu buryo bwa public ahantu hose, yanafungwa. Ese yavuga ko amushakira iki? Yego wenda Cyomoro ashobora kumukunda, ariko njyewe simbyemera ko byaba. Biragoye pe. Ni nko kubona inka yabyaye ihene. Oya rwose Aisha, ishakira ahandi, kundana n'abo bantuza ngo nimba ari ba Bobo
ukundane nabo ba Cedric nabo ba Irene, ariko rwose aho ngaho muhuje umurimo, ariko perezida w'umwibagirwe kabisa. Yego wene waba umukazana we, ariko simbizi pe. Okay guys, rero nizere ko iki kiganiro kikuryoheye, ariko njyewe nsoje iki kiganiro mvuga ko bitakunda kubona Aisha akundanye n'umuhungu wa perezida. Yego nyine yarabivuze, na n'ubu ngubu aracyanabivuga, na n'ubu ngubu biracyamusetinzemo, na n'ubu ngubu byaramusajije, na n'ubu ngubu aracyabivuga ati njyewe umusore nemera mu gihugu ni umusore umwe gusa, ari we Cyomoro. Aha si ngaho ntacyo, njye mbemereye ni mubana, niba uri no kunyumva Aisha, ni mubana, mbemereye agahirigisi ka fanta, njye nzabatwerera guys. Andika igitekerezo muri comment uvuge niba byakunda cyangwa se bitakunda. Murakoze.